Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia. Ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Nje kubabwira ko isezerano Yesu Kristo yadusezaniye rigiye gusohora. Yesu Kristo natugire neza. Ndashuhuje abantu bose bumviriza ubutumwa bwiza aho muherereye hose. Imana ibaha umugisha. Ndabifurije kuzagira iherezo ryiza. Ndabifurije kuzaguma mushaka mu maso y'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abayishakana umwete bazayibona, ariko abatariko barayishakana umwete ntabwo bazigera bayibona. Yesu Kristo natugire neza. Tudatinze reka dusenge hanyuma twibandanirize. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushima Yesu Kristo umwana w'Imana, ukuntu data wongeye kandi kutwemerera ko twumva ijambo ryawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ijuru rimanuke maze rize hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze ugende uhamagara abantu bawe, bariya bagutaye, bariya bagiye kure. Haleluya. Kugira ngo Mwami Yesu bakugarukeho, maze Mwami kugira ngo ntibazarimbuke. Haleluya. Dore uraje ugeze ku irembo nubwo abantu batari ko barabibona. Uraje Mwami Yesu uzananye n'ubwiza bwawe. Haleluya. Kugira ngo utware umugeni wawe. Yesu Kristo icyubahiro ni icyawe. Ndakwinginze Mwami Yesu ugume weza umugeni wawe. Mwami hariho umugeni utararonka, ariko Mwami Yesu niwamubona uzaca. Haleluya. Uzagusarura. Yesu we, ndakwinginze Mwami Yesu genda ugarure bariya batakibukeneye, maze Mwami ubahe umutima wo kugukunda no kugushaka. Haleluya. Yesu we, benshi ntabwo bakigushaka Mwami. Yesu Kristo, ndakwinginze Mwami Yesu gira neza abantu bawe. Haleluya. Satani arimo arabakurura abajana kure. Satani arimo arabakundisha isi. Data wa twese, ndakwinginze Mwami geneza abantu bawe, gabura abantu bawe data. Haleluya. Umugisha data wa twese uyu mwene data agiye kumviriza ijambo ryawe. Mwami Yesu gira neza n'abari ko barakurondera data. Urakoze Mwami. Data ndakwinginze ukize abarwayi. Haleluya. Urakoze Yesu. Ndakwinginze data wa twese umwuka wera manuke maze. Haleluya. Yesu Kristo anshigikire mu murimo wawe. Sabye nize kubyumvishije ni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti. Amen. Uyu munsi turasoma muri Yohana igice 14 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese afite Bibiliya arashobora kwisomera nawe ubwiwe. Yesu nashimwe. Mwene data urimo uranyumviriza, dore isezerano Yesu Kristo yadusezaniye rigiye gusohora. Yesu Kristo agira asohoze isezerano yasezeranye. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Amena. Imuhira kwa data hari amazu menshi, ngo iyaba atariho, iyaba atahari mba ndabibabwiye. Iryo niryo sezerano Yesu Kristo yasezaniye abigishwa biwe. Haleluya. Iryo jambo Yesu Kristo
yasezeraniye bariya bamwizeye. Yesu nashimwe cyane. Yesu Kristo yabibiye akabanga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi. Iryo banga yaryibiye abigishwa be. Haleluya. Ariko bariya batarabigishwa be ntago yabibemereye. Mwene data, umuntu wese azaja kuba mwayo mazu ni babandi by'ukuri bemeye kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Haleluya. Abantu barimo barita abigishwa biwe yamara ataribo. Yesu Kristo niyagaruka azaza aje gutwara umugeni we mwene data. Nimba uzi ko utari umugeni wa Yesu by'ukuri ntabyo gufinata. Yesu Kristo niyaza azaza aje gutwara umugeni we. Haleluya. Ntabwo azaza aje gutwara babandi bigira ngo umugeni wa Yesu Kristo ataribo. Haleluya. Ngo nzagaruka kubajana, ngo ahondi ngo namwe ariho muba. Yesu nashimwe. Ibyo sezerano yari sezerano abigishwa be. Mwene data, wewe uri muri Kristo Yesu, uri umwigishwa wa Yesu. By'ukuri nimba koko uri umukristo by'ukuri utabivanga, ukemera kwiyanga, ukemera ukaguma uko Imana yakure. Haleluya. Ukaba ukirinye mu mutima no ku mubiri, utishushanije n'iby'iki gihe. Mwene data, ukaba uri mu nzira ya Kristo Yesu, kubera ko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndakubwije ukuri, Yesu Kristo agiye kuza. Abamarayika barafite inzamba mu ntoke barindiriye kuzivuza. Haleluya. Mwene data, nkabanje kubwira ngo wewe utaragira iki, wewe utarihana, wewe utarashaka Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, dore n'umushaka hakiri kare. Va mu businzi, va mu burozi. Haleluya. Nuve mu kwikinisha, va kwihindura. Mwene data, ayo mavuta tukuza uri muri isiga nuyahebe, kubera ko umwami Yesu yakuzanye ngaha mu isi uri umukara. None ushaka kuzaja mu ijuru wabaye umuzungu. Reka ndababwire, umuntu wese yigize umuzungu kandi atari we, mwene data ukwiye kwihana. Yamara nimba udashaka kwihana, nta juru ufite. Imana ntabwo izatwara abantu bihinduye. Haleluya. Abafite amahirwe n'abari muri Kristo Yesu by'ukuri. Yesu Kristo yarabemereye ko hari amazu menshi mu rugo kwa data. By'ukuri ariyo. Dore iryo nibanga Yesu Kristo yibiye abigishwa be. Haleluya. Nibanga ry'ijuru yarabyibiye abigishwa be, babandi bamukurikiye. Yamara nubwo abantu ari benshi, nubwo abantu mubona buzuye, ntabwo ariko bose arabigishwa ba Yesu. Hari abashitani, hariho n'aba Yesu. Yamara ndakubwiza ukuri, uwa Yesu numwe kwijana. Haleluya. Mwene data, nuharane gushaka ubwami bw'Imana. Dore umwami Yesu ageze ku rugi. Umwami Yesu agiye gushikana isezerano yasezeranye ko azagaruka kutujana, ko azagaruka kujana biwe, kugira ngo ahaba nabo ariho baba. Mwene data, va mu vyaha nuhungu dapfa. Dore umwami Yesu niyaza agasanga ntago urihana, ntago uzagendana nawe, ntago uzajana nawe, mwene data uzasha. Abazasigara bose bazarimbuka. Abazasigara bose bazarimbuka mwene data. Abazasigara bose bazatabwa mu muriro. Dore reka ndakubwire, igituta shira hasi ubwo bwibone. Guca ingohe shira hasi byo bireke. Niba byukushaka kuja mu ijuru, nure kubwibone mwene data. Ibyo byose byavuye ikuzimu. Dore Shetani ari mwarababesha. Bene data ni mwihane. Izo nzara
mushira kuzitari zanyu nimuzireke dore nimubyikure dore mu rugo kwa data hari amazu menshi mu rugo kwa data harakayangana mu rugo kwa data hasa neza ariko hazajayo uriya yeme by'ukuri akagendera mu nzira za Kristo ubwo nguwo ni wazajayo mwene data we ukiri mu nzira ingari ukiri mu nzira yagutse ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana rokora ubugingo bwawe hakiri kare rokora ubugingo bwawe kubera ko umwami Yesu araje aje guhemba no guhana nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi yewe mukobwa uri murayumviriza reka kwikinisha dore umwami Yesu araje yewe musore uri murayumviriza reka kwikinisha dore umwami Yesu araje yewe musinzi uri murayumviriza nimureke ubwo businzi bwanyu maze mwakira umwami Yesu dore igihe kiraje cakanyitanure abibone bose ni inkozi z'ibibi uzabatongora mwene data uwo munsi ujura komeye dore hagiye kubabara abantu benshi abantu bagiye kurira nta numwe azabahoza yemwe nimuhunge uburakari bw'Imana nimuhunge uburakari bw'Imana dore buraje yemwe bamama n'abakobwa mwambara ubusa ndabinginze nimwige kwambara neza dore nimwambare mwikwize iyo myenda ibafashe mwambaye nimuzireke dore umwami Yesu araje haleluya iyi nimburi kurijeho wewe mwene data niwihane hakiri kare dore wewe mwene data ukuranyumviriza uzi iminsi umaze ariko iyo usigaje ntayuzi ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana yemwe bantu mwambara amaherena nimute ibintu byose ni shetani ari mwarababesha kugira ngo muze murimbuke nureba kuri pasiteri akuyoboye nimba ubona yambaye mwene data reka kumureba reba ubwawe niwirebe mwene data ndakubwije ukuri ntawe ufite iherena zigira yinjira mu bwabi bw'Imana umuntu wese azi ko yambara amaherena akwiye kuyata yewe ibyo nibigirwamana mwene data ibyo mwishiraho nibigirwamana dore nimubite abambara amasheni mwizosi abambara ibiki byose mwene data abambara ibintu munda abambara ibisheni munda ibyo byose nibigirwamana mwishirako yewe mukristo uri muranyumviriza nimba uzi ko gushaka kuja mu ijuru ibyo bigirwamana nimubite nimutubutinganyi bene data nimutubutinganyi nimutuburyarya nimutububeshi nimuti ibyaha bitandukanye bibarimo kugira ngo nimuze murimbuke umwami Yesu araje by'ukuri iri ni sezano Yesu Kristo yasezaniye abigishwa be ku murongo wa 3 ngo kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanjye ngo ahondi namwe abe ariko muba ngo nzagaruka kubajana iwanjye ngo ahondi namwe ariho muba bene data nshuti z'umusaraba umwami Yesu aje gutwara biwe umwami Yesu aje kubajana babandi bamwemeye ese mwene data mbese wewe uba waramwemeye cyangwa waramwihakanye yamara umuntu wese yihakanye Kristo yewe ntajuru azajamwo ijuru ni ryera abazajeyo nabera mwene data muranyumviriza yewe nimureke ibyaha byanyu yewe nimugaruke kuwiteka mwebwe mwamutaye mwebwe mwagiye kure ndabinginze mugaruke kuwiteka umwami Yesu aracateza ibiganza umwami Yesu aracabagirira imbabazi nimugaruke ashaka kubabarira mwene data nimugaruke dore mwarataye Imana mwarayitaye mwaragiye kure yemwe nimugaruke muririmba musambana muririmba muja mu bapfumu muririmba mbese mwiba muririmba muri ndyarya yewe muvuga ubutumwa muri abajura muvuga ubutumwa murya rushwa muvuga ubutumwa mukora ibyaha bitandukanye muvitirari musambayinira mu mitima yemwe abagabo baracakubita abagore babo abagore nabo baracahagarara hejuru abagabo babo yemwe nimuhindukirire Kristo nimureke ibyo byaha byanyu nimubireke ntimuze murimbuke umwami Yesu araje yewe pasiteri abuyoboye n'ubabwiza ukuri dore ubugingo bwabo ntibuze buri
bazarimbuke. Yewe pasiteri ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, abakobwa arimo baraza mu rushengero rw'Imana bambaye utumini, bambaye ubusa arimo barerekana amabere. Yemwe bahanure kugira ngo ntibazibarimbuke, yemwe abantu b'Imana ntibazibarimbuke. Yemwe nimubabwize ukuri, dore umwami Yesu araje. Nimubabwire ko umwami Yesu aje kugira ngo bitunganye, ayo marangi bishyira ku nzara babireke. Yewe mwene data muranyumviriza, ayo mabere muri ko murerekana, ubwo busengeri muri ko murambara, amabere mukashyira hanze. Yemwe nimubireke, nimute kugira ngo umwami Yesu niyaza azabajane, muze mujane nawe. Mwene data muranyumviriza, ayo mapudire muri ko murisiga, ibyo byose n'ibinyamahanga mwishirako. Umukristo nyakuri ntakwiye kwishyira ikintu na kimwe. Umukristo nyakuri yakwiye kuguma uko Imana yamuremye. Yewe wowe uri kuri hakana uko Imana yakuremye. Imana mu ijuru ntabwo izigera igutwara mu ijuru. Ega amazu menshi ariho mu ijuru, ariko umuntu azayajamwo n'uriya yakurikije iby'Imana ikeneye. Mwene data nimwihane, nimwihane, umwami Yesu araje. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Mwene data, wewe wumva ko ushaka kwihana, wewe wumva ko ushaka gutiherena, wewe wumva ko ushaka gututumini, wewe wumva ko ushaka guheba produit, wewe wumva ko ushaka guheba ikanta, wewe wumva ko ushaka guheba gusuka, wewe wumva ko ushaka guheba igituta, wewe wumva ko ushaka guheba kwambara ibikofero by'imishatsi. Tugiye gusenga Imana. Wewe wumva ko ushaka guheba kwisiga ibintu ku minwa no gukata ingoyi zanyu, dore tugiye gusenga Imana. Wewe wumva ko ushaka kwambara imyenda ikwiye, tugiye gusenga Imana. Wewe wumva ko ushaka guheba amarangi ku nzara n'inzara zitari zawe, ukaba ushaka kubireka, tugiye gusenga Imana yo mu ijuru ibababarire. Nimutunganye ubugingo bwanyu, nimutunganye ubugingo bwanyu, nimushake Imana. Dore umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, araje kugira ngo ahembe no guhana. Mwene data uri muranyumviriza, dore umaze igihe mu rushengero ariko uracara umunyabyaha, umaze igihe uri umuririmbyi ariko uracisambanya. Mwene data nimwihane. Yewe mugabo, reka gukubita umugore wawe, reka gukankamira umugore wawe. By'ukuri nta muntu akankamira umugore we aziga yinjira mu bwami bw'Imana. Yewe mugore, reka gukubita umugabo wawe, reka gusuzugura umugabo wawe. Abakora ibyo bose nta juru bafite. Abakristo nyabakristo by'ukuri, yemwe ntabwo bakwita abagore babo. Abakristo nyabakristo by'ukuri ntabwo bashwana n'abagabo babo. Reka ndababwire mbene data, umwami Yesu araje. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana ibagire neza. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndasenga uno mupapa ashaka kwihana, ndasenga uno mumama ashaka kwihana, ndasenga uyu mukobwa ashaka kwihana, ndasenga uyu musore ashaka kwihana. Mu izina ryawe Yesu Kristo Mnazareti, ndakwingiza amaso yawe y'igiciro agende Yesu imitima yabo. Mwami Yesu, ndakwingiza data twese mu ijuru, ugende babarire ibyaha byawe baveko. Mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti, ubagire bashasha muri Kristo Yesu. Urakoze mwami Yesu kubabariye, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Mnazareti. Amena, amena. Umwami Yesu nabaha umugisha. Nimwige kugendera mu nzira z'Imana kugira ngo Yesu niyagaruka ntimuze musigare, kubera ko benshi bagiye kuzarira, benshi bagiye kuzarira, kandi umwami Yesu benshi agiye kuzabihakana, ababwira ati nimumvireho mwankozi z'ibibi mwe sindabazi. Mwene data, tunganye ubugingo bwawe, ibidatunganije ubitunganye mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana ikugire neza. Imana ibaha umugisha kandi bane namwe.